ni inkuru yanditse mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Sun mu mwaka wa 2018 yavuga ngo no crime no prison, this European country has no criminals to put behind the bars. Ugenekereje ngo nta byaha nta magereza, ngo iki gihugu cyo mu Burayi n'abanyabyaha kigifite bo gushyira mu magereza. Cyari igihe cy'imyaka 5 mu mwaka wa 2013 ubwo magereza mu gihugu cy'Ubuholandi harimo gusa imfungwa 19 kugeza mu mwaka wa 2018 nta mfungwa n'imwe iki gihugu cyari gifite, ndetse kandi ngo nta n'abanyabyaha bari bafite bo kugera ku rwego bafunga. Biragoye ko abantu babyumva ku isi hose bitewe nuko hari ibindi bihugu bifite ikibazo cy'ubucucike mu magereza kubera yuko n'ibyaha ari byinshi. Ibyaha byinshi biba n'iby'ikoranabuhanga bigenda bimenyekana bigatuma abafungwa nabo baba benshi. Ibyaha bitoya cyane cyane by'ubujura, ubutekamutwe, kwihesha ibyundi ku gahato, urugomo, gukubita no gukomeretsa, ibi byose bigatuma amagereza menshi ahora yuzuye abantu, ndetse hakaba barenga n'umubare wagenwe kubera yuko nyine ari itegeko rivuga ku buryo bwo kugorora umuntu wagoramye cyangwa se watandukiriye ari ukumushyira muri gereza akabanza akitekerezaho. Kugeza muri icyo gihe byavugaga ko amagereza mu Buholandi ndetse n'abayakoramo bari bafite irungu rikabije kubera ko bari barabuze abakiriya. Birasa n'ibisekeje ariko kandi nanone reka tubyite dutyo. Mu busanzwe abanyabyaha ngo ntibajye bahinduka, usanga ahubwo ari uruziga ruhora rwigarukamo. Wakoze icyaha uyu munsi hari igihe ejo wongera bakakimufatira cyangwa bakamufatira ikindi. Ngo biragoye ko wasanga umunyabyaha ku isi hatandukanye afungwa rimwe. Abacuruzi b'ibiyobyabwenge avamo uyu munsi ejo akongera akabicuruza, abajura avamo uyu munsi icyamuteye kwiba kikongera kikagaruka. Ariko mu Buholandi kugeza mu mwaka wa 2018 uhereye mu mwaka wa 2013 gereza zarazengurutsemo abantu 19 gusa. Ku isi hose ibyaha bikomeza kwiyongera umusubirizo. Nyamara Ubuholandi kugeza icyo gihe mu mwaka wa 2018 hari gahunda yuko amagereza yose bagiye kuyafunga, ndetse hazajya n'icyaha gishyashya kivuka bakiga ubundi buryo bushya bwo kugihana ariko batajyana mu magereza kubera ko amagereza yarabaye nk'ibigo byabuze abakiriya. Hari n'amagereza twigeze kubabwira yahindutsemo za hoteli, harimo nyine nayo mu Buholandi yafunze. Nkuko kandi byatangajwe mu nkuru yakozwe n'ikinyamakuru The Telegraph mu mwaka wa 2016, Minisitiri w'Ubutabera w'Ubuholandi yavugaga yuko gufunga amagereza ngo aricyo kintu cy'ingenzi kubera ko abayakoramo basa n'abadafite akazi, ari ukurinda amazu gusa adafite umumaro. Gufunga za gereza byari bisobanuye ibintu bibiri. Icya mbere byari ko bisobanuye ngo nuko icyo gihugu ari igihugu gifite umutekano uhagije, ndetse kandi ari igihugu kizira ibyaha. Ikindi cya kabiri byabaga bisobanuye yuko ari ukubura akazi bari basanzwe bakora muri ayo magereza, ubushomeri nyine bukavuka. Gufunga kw'amagereza mu Buholandi byagombaga gusiga abantu bagera ku 200 bose babuze akazi. Ujya biteganyije ko 700 muri bo bari guhita bahabwa utundi tuzi mu mirimo ya leta yari hari nyine idafite abayijyamo. Gusa nanone mu gihe amagereza yaratarafungwa kugeza mu mwaka wa 2018 ngoro byasabye Ubuholandi kaho kugira ngo abakozi babo bakomeze bakora ubusa, bagiye kuzana imfungwa zo mu kindi gihugu cyo mu majyaruguru y'Uburayi cya Norvège bakajya bazifungira mu Buholandi kugira ngo byibura aba bacunga gereza be kujya birirwa bahondobera cyangwa se basinzirira imbere y'akazi badafite nabo bacunze. Kuganuka kw'ibyaha mu Buholandi byafungishaga abantu ngo byakomotse ku buryo bushya bwo gutangira guhana abantu cyangwa se uburyo bwo gukurikirana abantu cyane cyane bafite ibyaha bitoya. Bari bazanye uburyo bwo kwambika abantu isaha ku kuguru, umuntu yaba afite icyaha bakamutegeka imbibi atazarenga, bakamurekera uburenganzira bwe agakomeza akabaho, ariko kandi nanone polisi ikajya imucungira mu ikoranabuhanga. Ikindi kandi ngo leta y'Ubuholandi byagaragaraga yuko muri icyo gihe ibyaha byagabanukaga cyane, ngo yarashyizeho abantu bita ku bantu b'abanyabyaha. Umuntu wakoraga icyaha bahitaga bamuha itsinda ry'abantu bagomba kumuganiriza, cyane cyane abita ku buzima bwo mu mutwe, kugeza ku rwego rw'uko urashize imyaka irenga 10 nta muntu n'umwe wigeze gukora icyaha wongera kugifatirwamo. Bivuze yuko abanyabyaha icyo bibateraga barakimenyaga, leta ikagikurikirana ndetse ikagikemura. Abaganga bo mu mutwe ngo nibo babaye igikoresho gikomeye cyatumye amagereza mu Buholandi ashoma akabura abakiriya, mu gihe ahandi ku isi yose ho babuzuye ahubwo babuze bakurikirana. Umwe mu bigeze gufungirwa mu magereza mu Buholandi yitwa Van der Spoel, nawe yavuze yuko ngo ibanga rikomeye igihugu cy'Ubuholandi gikoresha ari ukwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu baba bafunzwe. Mu busanzwe uyu Van der Spoel nawe ngo ni umuntu usanzwe ari umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nubwo yigeze gufungwa. Nawe ngo mu bushakashatsi bwe ngo yasanze mu magereza ndetse n'amagororero atandukanye ku isi abantu benshi bafungwa ngo ari abantu bahora bigarukamo bakora ibyaha bongera babisubiramo. Icyo rero n'iki gihugu cy'Ubuholandi cyakemuye. Byaje gutuma ukora icyaha atisubiramo kandi abakora ibyaha bishyashya bakaba atari benshi. Ibi byatumye nyine aya magereza mu Buholandi ashoma. Angelina Van Dijk ushinzwe serivisi z'amagereza mu Buholandi yavuze yuko ngo gufungwa kw'abanyabyaha ngo akenshi bitabera umwanya mwiza wo kwikosora, ngo ahubwo ngo hari igihe ngo barimamo ukwiheba no kwiburira icyizere bakumva ko ari abantu
b'abahemu cyane ngo bigatuma n'ubundi basohoka ngo barabuze icyizere. Aha rero ngo kono bagiye bakora ibyaha biremereye kuva mu mwaka wa 2005 ngo birinze cyane kubatandukana n'imiryango yabo, ahubwo bakajya babashyiriraho abantu babigisha bari mu miryango yabo. Ibyaje gutuma ngo benshi barakosotse bakajya bigaya bakaninenga bakisubiraho bari kumwe n'imiryango yabo. Ibi ngo byagabanije 25% by'ibyaha biremereye byakorwaga. Ikigo cy'Ubuholandi amagereza amwe ntago yafunzwe nk'uko byari biteganyije mu mwaka wa 2018. Imyaka 5 irashize, ariko nyamara kubera ikibazo cy'abimukira cyakaze cyane mu bihe bya covid na nyuma yaho gatoya, ahabimukira benshi bagiye kuri umugani w'Uburayi mu buryo butemewe n'amategeko. Amagereza menshi yaragiye gufunga muri iki gihugu cy'Ubuholandi yasubiyeho. Amagereza menshi afungirwamo abimukira babaje mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba yacumbikiwemo mu gihe batarabona ibyangombwa, bakayavanwamo bajyanwa mu nkambi nyuma yo kubona ibyangombwa no kumvikanisha impamvu nyazo zitumye bisanze mu Buholandi. Birasa naho abanyagihugu mu Buholandi bamaze kumva cyane ikibi cy'ibyaha barabireka, ibindi biragabanuka, bituma iki gihugu uyu munsi abaturage bacyo n'ibindi bihugu by'abaturanyi bacyo b'Iburayi aro bagaragara nk'abaturage bakora ibyaha bikeya ku isi yose, kugeza n'ubwo amagereza yabo asa n'adafite akazi gafatika. Bizagenda bite mu bindi bihugu by'umwihariko bya Afurika ngo ibyaha naho bigabanuke? Abaganga b'umutwe se bita ku bantu barafunzwe bazava he? Tubitega amaso.